Ubuzima TV show, reka ngushimire wowe udukurikiye muri kano kanya aho uherereye hagiye hatandukanye. Iyi rero wahisemo gukurikira muri kano kanya ni channel ubusanzwe kugezaho ibiganiro byiza byibanda ku buzima, indwara zitandukanye ndetse yewe n'uburyo bwo kuzirinda. Uyu mwanya rero ndagira ngo ngutangire mufate nshime cyane abantu bamaze gukora subscribe kuri iyi channel yacu, bakaba barahisemo kubana natwe mu bihe byose ndetse no mu biganiro tuzajya tubategurira. Nawe rero niba uri mushya, reka tutaratangira mfate uyu mwanya nkwibutse ko ushobora kubikora ukanze mu kamenyetso gatukura kanditsemo subscribe cyangwa abone, ubundi tukazajya twibanira mu biganiro tuzajya tugutegurira kandi bikakugeraho mu buryo butakugoye. Ikiganiro rero twaguteguriye uyu munsi kiribanda cyane ku cy'abantu benshi bakunze kwita infection urinaire cyangwa se ubwandu bufata mu muyoboro w'inkari. Muri rusange rero reka twanzike ikiganiro cyacu. Indwara y'ubwandu bw'umuyoboro w'inkari cyangwa se infection urinaire ni imwe mu ndwara zibasira cyane abagore kurusha abagabo kandi bakazirwara kenshi. Nubwo mu bihugu byacu nta bushakashatsi burakorwa ngo bwerekane imibare nyayo, gusa ni gake usanga hari umugore cyangwa umukobwa utararwara ubwandu bw'umuyoboro w'inkari mu buzima bwe. Hari impamvu rero zitandukanye zishobora gutera ubwiyongere bwa bagiteri mu muyoboro w'inkari bikaba byatera ubu bwandu. Izi mpamvu rero tugiye kurebera hamwe, twaguhitiyemo impamvu nyamukuru cyangwa se za zindi zikunze kugarukwaho kenshi n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ni impamvu rero abantu benshi bakunze guhuriraho zishobora gutuma bagira ubu bwandu bwo mu muyoboro w'inkari. Ku mwanya wa mbere turahasanga isuku idahagije. Ku gitsina gore imyanya y'ibanga ikenera isuku ihagije kubera ari ahantu hashobora kororokera mikorobe ku buryo bworoshye. Gutinda guhindura cotex cyangwa se pads mu gihe uri mu mihango biri mu biza ku mwanya wa mbere mu kongera bagiteri mu myanya ndangagitsina. Mu gihe uri mu mihango ni ngombwa guhindura cotex kenshi gashoboka mu rwego rwo kugira isuku ihagije no kurinda ubwandu bw'umuyoboro w'inkari. Ni ngombwa kandi kwambara amakariso akoze muri koto kuko arinda ibyuya byinshi bishobora gutera ubu bwandu. Ku mwanya wa kabiri turahasanga gufunga inkari igihe kirekire. Igihe cyose ushatse kunyara ni byiza guhita ugana mu bwiherero. Gufunga inkari igihe kirekire bituma bagiteri zibona ahantu heza ho kororokera no gukurira, bikaba byatuma rero urwara ubwandu bw'umuyoboro w'inkari. Umwanya wa gatatu turahasanga ikibazo cy'umwuma. Kubura amazi mu mubiri bishobora gutuma ingingo zitandukanye zikora nabi. Kunywa amazi rero bishobora gufasha impyiko zawe kwikiza mikorobe zitandukanye harimo n'izishobora kugutera ubwandu bw'umuyoboro w'inkari. Niba ubona ukunze guhora urwara ubwandu bw'umuyoboro w'inkari, uzarebe neza niba bidaterwa no kutanywa amazi ahagije buri munsi. Hanyuma nusanga ari ko bimeze ubikosore. Ku mwanya wa kane rero ntitwabura kuvuga yuko ubwandu bw'umuyoboro w'inkari mu mpamvu zibutera harimo n'imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina ni indi nzira y'ibanze iyi ndwara yanduriramo. Nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, bagiteri zishobora gukwirakwira mu gitsina no mu muyoboro w'inkari
zikaba zakongera ibyago byo kwibasirwa n'ubu bwandu. Mu rwego rwo kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'iyi ndwara, ni byiza kunyara nibura mu gihe kitarenze iminota 30 umaze gukora imibonano mpuzabitsina. Si byiza kogesha amazi cyangwa ibindi bitandukanye bikoreshwa mu gitsina kuko bishobora kwangiza bagiteri zindi zihaba, nabyo bikaba byagutera nanone iyi ndwara. Iyi ni Ubuzima TV show, channel n'ubundi ikugezaho ibiganiro byiza biteguye neza nk'ibi ngibi by'ingirakamaro mu buzima bwa muntu. Niba uri mushya rero, reka tukwibutse ko ushobora gukanda subscribe maze bikaguha amahirwe meza kandi menshi yo kuzajya udukurikira ubona n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Ku mwanya wa 5 rero hari indwara zikomeye zibasira umubiri. Muri rusange indwara nka diyabete irangwa no kugira isukari nyinshi mu maraso. Kubera iyi sukari isohokera mu nkari, hashobora kuba ahantu heza bagiteri zakurira, bikaba byatera indwara y'ubwandu bw'umuyoboro w'inkari, n'ubundi ukaba wayirwara. Ku mwanya wa 6 rero, reka tukubwire ko nanone amara adakora neza yongera ibyago byo kurwara iyi ndwara ya infection urinaire. Niba ukunze kurwara kenshi constipation cyangwa se kwituma impatwe, nayo ni imwe mu mpamvu zishobora gutera ubwandu buhora bugenda bugaruka. Constipation hari igihe ituma uruhago ruhora rwuzuye, bityo rukaba ahantu heza bagiteri zishobora gukurira no gukwirakwiza iyi ndwara yibasira umuyoboro w'inkari. Mu rwego rero rwo kwirinda guhora wibasiwe n'iyi ndwara, gerageza kwita cyane ku isuku y'ubwiherero ukoresha kandi wivuze indwara ya constipation. Mu gihe uhorana indwara y'ubwandu bw'umuyoboro w'inkari, ugomba kugana kwa muganga ukabanza gusuzumwa neza byimbitse mbere yo guhabwa imiti. Si byiza gufata imiti yose ubonye kandi utandikiwe na muganga. Iki kiganiro reka tugisoreza ahangaha, tugushimira wowe wabanye natwe ukadukurikira. Turakwibutsa ko kandi niba uri mushya, twifuza ko bibaye byiza ibi biganiro tubategurira, niba wabikunze wakanda mu kamenyetso kanditseho subscribe, ibiganiro by'ubutaha nabyo bikajya bikugeraho ku gihe mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Turagushimiye, naho ubutaha.